turi imfubyi dusigara nta muryango abasha kubana nanjye mu bana mu muryango tuvukamo n'ibindi. Reka ibyiringiro byanyu bibe muri Yesu. Hanyuma Pawulo yandikira Abatesalonika arababwira ngo aba bapfuye ku munsi w'umuzuko bazadutanga kubona Yesu nagaruka kujyana itorero. Abazaba barapfuye n'abazaba bakiriho, abazaba barapfuye ibituro byabo bizafunguka bavemo mbere, bazatanga abazaba bakiriho kubona Yesu. Hanyuma aravuga ngo muhumurizanye kubwirana aya magambo kuko tuzabana n'Imana. Haleluya. Tuzabana nawe mwami Imana, tuzabana nawe mwami Imana, mu birori byiza wateguye, tuzabana nawe mwami Imana. Ibyiringiro byo kuzabana n'Imana reka bigwire muri mwe, bibe byinshi, bibahumurize kandi bibakomeze, bibanyuze muri uyu munsi no mu minsi yose izakurikiraho. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka Mana kuko ijambo ryawe ni rizima kandi ntirijya rimanukira ubusa. Iyo rivuzwe riba rifite umugambi. Reka rero iri jambo risohoza umugambi rimanukiye ahangaha. Ugire abantu ukomeza imitima, ugire abantu uhereza ibyiringiro, ugire abantu bafata ingamba zo kubana nawe muri ubu buzima n'ubuzima buzaza. Dukomeje gusengera uyu muryango, ube hafi, ubahumurize, ubaganirize, uwibutse isezerano ryawe rikomeye kuri kumwe nabo kugeza ku mpera z'isi, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Turashimira Pastor kubw'ijambo ryiza duhaye ry'Imana. Ndumva uyu mwanya twaba twihanganyeho gatoya, harakurikiraho murumuna we afite ijambo ari buze kutubwira, ariko mu mwanya mutoya. Numva twamuhereza umwanya nawe ngo hari icyo ashaka kutubwira. amahoro. Yesu ashimwe kandi ataye mu mitima yacu. Nongeye kubabwira abantu bose badukundaga njye na Karasira Aimable, twasigaye turi imfubyi, dusigara nta muryango, dusigara nta muntu twitaye. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu
aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure ukomezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya